Hello friend, please uretse guscrolling, uretse kuryama, uretse kujya ku kazi, uretse gutwara imodoka, uretse kujya ku ishuri, mbabarira untize amatwi yawe, ntabwo uri bwicuze n'iminota mike ngiye kuvugana n'umutima wawe. Niba wumva nta muntu ugukunda, Imana iragukunda. Nitwa Zubeda kandi uyu munsi ndashaka kuvugana n'umutima wawe. Niba hari igihe ugeze wumva uri wenyine, wumva nta muntu ugutekereza, ubutumwa ni ubwawe. Ikaze kuri iyi channel, we need God there. Yego, nibyo, dukeneye Imana buri munsi. Hari igihe ubuzima bugeraho ukumva urarushye, ugategereza ko hari telefone yaguhamagara ugaheba, ugategereza ko hari umuntu wakandikira cyangwa ubutumwa buturutse ahantu runaka ugaheba, nta muntu ugusuhuza, ugahita wibaza uti ese koko hari umuntu nkunda? Yego, urakunzwe kandi uri umunyamugisha. Nibyo, urakunzwe kandi uri umunyamugisha. Reka nkubwire ukuri, nubwo abantu bagutererana, Imana yo ntishobora kugutererana. Bibiliya iravuga iti ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Biboneka muri Zaburi ibice 27 umurongo wa 10. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko nubwo wagira inshuti zikagutenguha, nubwo wagira uwo wakunda akagutenguha, Imana irahari ku bwawe, kandi si uyu munsi gusa, izahora ihari. Yego, I understand you. Ndakumva cyane. Birashoboka ko n'Imana ari ukuyibona, ugasenga, ugatuza ngo wumve ko iri hafi yawe, ukayibura, ariko ntago ari uko biri. Ndakubwiza ukuri ko Imana itajya ibeshya, naho nta muntu waba uhari, nta muntu waba ukumva, Imana ntibeshya. Nimba yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura, Imana izahora ihari ku bwawe. Ndagusabiye ngo igukore ku maso, ubone ukuntu nta munsi n'umwe ijya gutererana. Hari umuntu uri kunyumva, warasenze ariko nta gisubizo urabona, wararize ariko nta wakumvise, warishimye ariko ibyishimo birashira. Yego, nanjye ibyo bintu byambaye kandi bijya bimbaho. Kankubwire kandi nguhumurize uyu munsi, Imana irakubona, Imana irakumva, kandi Imana iragukunda. Nta muntu n'umwe kuri iyi si waremwe kubw'impanuka. Ndakubwiza ukuri ko impamvu ukiriho, impamvu igihumeka, ni ukubera umugambi w'Imana. Nubwo wacitse intege, ntabwo uri impfabusa. Nubwo wacumuye, ntabwo byarangiriye hariya. Nubwo wumva waratakaye, ariko ibintu byose biracyashoboka. Icyo Imana ishaka si uko wiyoberanya, ntabwo irakajwe n'uko wiyumva, ntabwo iguciriye urubanza ngo ni ukubera ko ngo uri kwiyumva gutyo, ngo ikuvuge ngo uriya muntu ni indashima, ngo abandi baragiye, ngo abandi bameze gutya, ngo waracyahumeka. Hoya, Imana nayo irakumva, kuko aya marangamutima niyo yaremye. Icyo nshaka kukubwira, Imana irakwifuza. Imana ishaka kukubera umubyeyi. Imana ishaka kugirana umubano n'umwana wayo uko nyine uri. Ntugategereze ko bibanza kuba perfect, ntugategereze ko bibanza kumera neza kugira ngo usange Imana. Iragushaka nyine ukuri, uko nguko uri. Ndi kukumva cyane, ndumva uburyo wiyumva, ndakumva. Ntago wenda byashoboka ngo umutima wanjye nkurambure nk'igitabo wumva uburyo ndi kukumva uko wiyumva, ariko nyemerera ahantu hose uri, aho uri kugenda, aho uhagaze, aho wicaye, aho uryamye, please ndakwinginze, reka dusengane. Take your time. Data twese uri mu ijuru, ndanezerewe kuba ndi kumwe n'uyu muntu ariko nyumva. Fungura amatwi y'umutima n'ay'umubiri,
niba afite umubabaro mu mutima mwambika amahoro, niba afite agahinda ndakwinginze umuhe ibyishimo, niba yarabuze icyizere ndakwinginze ukimugaruremo. Mwami Yesu, uzi amarira ye, uzi amagambo atajya abasha kuvuga, umutima uremerewe, igihe ajya abona ko ntacyo ari cyo. Uyu munsi ndagusabye umwereke ko umubona, umwereke ko umwitayeho, umwereke ko umukunda, umwereke urukundo rurenze urw'abantu. Umutima wose uvirira n'uwukize, ubwoba bwose bushire, agahinda kose afite mu mutima gahinduka umunezero, mu izina rya Yesu, amen. Niba iri sengesho ryagukoze ku mutima, andika amen muri komenti. Niba wumva uri wenyine, Satani arakubeshya, icyo ni ikinyoma. Uri hano ntabwo uri wenyine, kandi nanjye turi kumwe. Please subscribe kuri We Need God Daily kugira ngo tujye dusengana kandi twongere gukunda Imana buri munsi. Wakoze, Imana iguhe umugisha. Bye.